Yes, iracyari Kigali Broadcast ubu ukomeje kugenda ukurikira. Niba rero ari ubwa mbere tugeze aha ngaha kuri Kigali Broadcast, ni byiza yuko wakanda subscribe kugira ngo amakuru yose agezweho zijya abasha kuba yakugeraho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako utiriwe uvunika. Rero nawe niba warayikanze ni byiza komeza udukurikiye wibuka no gukanda like kuri buri video tugiye dushyiraho, ndetse kandi burya n'igitekerezo cyawe nacyo kiba ari ingenzi. Niyo mpamvu rero aho hasi haba hari umwanya uba waragenewe ibitekerezo muri comment section, ukajyamo ugatanga igitekerezo cyawe uko ubyumva. Nonaha ndagira ngo unyemerere turebere hamwe iyi nkuru igezweho muri aka kanya. Ni inkuru isohotse mu kanya gato cyane gashize, iri kuvugwa kuri uyu musore mukunda mutari bake, na wundi amazina ye yitwa Ndayishimiye Rugaju Regan. Uyu nguyu rero akaba ari umusore wa Radio Rwanda muri rusange RBA. Ngira ngo murabizi yuko hari hamaze inkundura ku mbuga nkoranyambaga yumvikana acyocyorana na mugenzi we bahoze bakorana ari we Lorenzo Musangamfura, ubu ngubu uri gukorera kuri SKFM nyuma yuko yirukanwe ubugira kabiri kuri RBA Radio Rwanda. Ngira ngo mwumvishije ukuntu yagiye bagiye batukana, akamutuka ngo ni gore, ndetse akanavuga yuko impamvu batakiri inshuti ari uko uyu nguyu Lorenzo yashatse gutereta Regan Rugaju kugira ngo amuhe uw'inyuma, ubwo ni ugutingana nyine, ariko Rugaju akabyanga, akaba yasobanuye yuko ariyo mpamvu batakiri inshuti. Kuri ubu ngubu rero hari andi makuru agezweho mu by'ukuri nyuma yaho bivuzwe kenshi cyane yuko uyu musore yamaze kwirukanwa kuri Radio Rwanda muri rusange RBA. Ni amakuru ashyushye, ndabizi ko wari uyategereje cyane, natwe rero niyo mpamvu tugarutse muri izi studio za Kigali Broadcast kugira ngo tukugezeho iyi nkuru igezweho muri aka kanya. Gusa ni inkuru ivuga kuri iyi baruwa. Tugiye kuganira kuri iyi baruwa, ndakubwira ndibuza kukubwira ibyo yanditsemo. Ni ibaruwa yandikiye Cleophas Barore amusaba imbabazi, amubwira yuko agiye kuhinduka. Ni nyuma yaho inama y'igitaraganya yari imaze guterana, imaze gufatirwamo imyanzuro ikakaye ivuga yuko uyu Regan Rugaju agomba kwirukanwa kubera yuko akomeje kugenda asiga igisebo RBA, ndetse kandi anayambika isura mbi ndetse anayiciriritsa mu by'ukuri. Nubwo rero uyu musore ari umusore ukunzwe na benshi, ariko kandi nawe akaba hari amafuti menshi bigaragara yuko agiye afite. Reka mbanze yenda mbere yuko nkubwira ibyo yanditse muri iyi baruwa yandikiye Cleophas Barore, ndagira ngo mbanze nkubwire yuko uyu musore Regan Rugaju ntabwo ari ubwa mbere yagerageje kwirukanwa ariko akagarukira ku mwamba. Nugira iyi ngiyi ni inshuro ya gatatu agerageza kwirukanwa ariko akaza kugarukira ku mwamba. Reka nkubwire inshuro ya mbere ubwo yari agiye kwirukanwa, ngira ngo muribuka umunsi yigeze gutangaza amakuru y'ibihuha ku basifuzi ba hano mu Rwanda. Icyo gihe abasifuzi bahise bandika ibaruwa yuzuyemo ikirego, bari kurega uyu nguyu Regan Rugaju, bari kumurega muri Ferwafa. So icyo gihe murabyibuka, Rugaju nawe yaricaye arasesengura, ndetse ako kanya bidatinze na Juvenal akaba ari boss wa Kiyovu, nawe rero akaba yararimo ararekarama ibihuha Rugaju yari yamuvuzeho. Ibyo byose rero baragiye baramurega, rero barabitereteranya baramurega, ubwo nawe aza kwicara asanga kuko ibyo yavuze byose ni amafuti. Arangije arongera agaruka kuri Radio Rwanda, kuri mikro za Radio Rwanda, arangije asaba imbabazi abanyarwanda bose, ndetse asaba imbabazi na ba nyir'ubwite. Icyo gihe ni ukuvuga ngo RBA yahise ikora inama y'igitaraganya, irareba iravuga iti uyu musore nibyo koko Regan Rugaju ni umusore ukunzwe, ariko nubwo akunzwe hari ibintu nawe avuga atabanje gusesengura ngo arebe ese nyuma yo kubivuga biri buze kugenda bite. So umuyobozi wa RBA icyo gihe ngira ngo yari Barore, sinibuka, ntabwo binyuzeho gatoya, ariko ngira ngo nawe waza kutubwira muri commentaire kuko ngiye kanciyeho gatoya. Icyo gihe baje gufata umwanzuro yuko bagiye kumwirukana kubera yuko biramutse bikomeje gutya RBA yaba iri kujya hasi. Ariko icyo gihe
bodi yose yarateranye, ubwo ngo baravuga bati ntabwo twamwirukana kubera yuko yasinye imyaka myinshi hano muri RBA, imyaka 6 yose. Ubwo no kuvuga ngo turamutse tumwirukanye imyaka isigaye twahita tuyimwishyura, kandi urabona ikigo ubukungu ntabwo buhagaze neza 100% ku buryo twayimwishyura yose. Iyo ngiye ni inshuro ya mbere yagarukiye ku mwami. Iyi ni inshuro ya kabiri, ni igihe yarwanaga na Lorenzo Christian Musangamfura. Icyo gihe iki gihe nacyo inama yiga kuri discipline yabo yarateranye, banzura yuko bagomba kubirukana bose kubera yuko Lorenzo yabwiye Rugaju ati uri umwana utagira se cyangwa se uri ikinyendaro. Ubwo Rugaju nawe amusubirishamo ati uvuze ngo iki Lorenzo arongera asubiramo ati wowe uri umwana w'ikinyendaro. Ubwo Rugaju nibwo yahise yataka Lorenzo, bararwana. So ahangaha rero akanama gashinzwe imyitwarire muri RBA kari gusesengura kakavuga kati niba Lorenzo yaratutse Rugaju, ntabwo Rugaju yagombaga kumusimbukira ngo barwane, ahubwo Rugaju yari guhita ajya kurega Lorenzo, ubundi akanama akaba ariko gafata umwanzuro. Barongera bavuga ati Lorenzo kandi nk'umunyamakuru ukorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ndetse umunyamakuru w'umusinya ntabwo yagombaga gutuka Lorenzo Rugaju mu mvugo iremereye nk'iyo ngiyo. Rero bose tugomba kubirukana, ariko baza gukomakoma birangira birukanye Lorenzo basiga Rugaju. Iyo ngiyo ni inshuro ya kabiri. Indi nshuro rero ni iyi ngiyi. Ni iyi nshuro rero aho Rugaju Rigani yari amaze iminsi itari mikeya agenda akwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga agenda atukana na Lorenzo, aho yamwise goregore, akavuga yuko impamvu batandukanye ari ukubera ubutinganyi bwe. Uyu munsi nabwo ngira ngo ni ku munsi w'ejo hashize nibwo inama ya discipline yateranye, irangije iravuga ati byabaye byarabaye, noneho uyu musore agomba kwirukanwa muri RBA akagenda kubera yuko akomeje kuyiciriritsa. Urubuga rw'imikino rukomeje kujya hasi, abaterankunga bakomeje kugenda badushiraho, rero ntabwo dushobora kubyihanganira hejuru y'uyu musore. So ubwo ngubwo rero babyanzuye batyo, ubwo ngubwo bavuga yuko bari buze guterana uyu munsi, akaba aribwo bahita bafata umwanzuro ndakuka. Ubwo no kuvuga ngo rero Lorenzo nawe Rugaju mumbabarire, Rugaju nawe rero yabibonye, arangije areba kuri, arareba se nzakomeza muri Kigali Universe k'umuvugizi wabo, amafaranga yaho ntabwo azaba mpagije. Aratekereza rero nawe arareba YouTube channel yiwe yaraguye, nawe ashyira mu nyurabwenge, ahitamo guca bugufi, afata ibaruwa ya mbere ayandikira Lorenzo Musangamfura, indi ayandikira Cleophas Barora. Ni ibaruwa rero yanditse agira ati nyakubahwa umuyobozi w'ikigo mbereye umukozi RBA cyangwa se Rwanda Broadcasting Agency, mbandikiye iyi baruwa mbasaba imbabazi ku bimaze iminsi bingaragaraho mu by'ukuri bitari byiza, byangiza isura yanjye ndetse bikangiza n'isura y'ikigo nkorera. Nyuma y'ibyo byose naricaye ndatekereza, nsanga yuko bidakwiriye ko umunyamakuru nkanjye uri ku rwego rwo gukorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru nakabereye rubanda urugero rwiza, nsanga ko bidakwiriye kuba nakijandika mu mwanda nk'uyu nguyu. Niyo mpamvu mbandikiye iyi baruwa mbasaba imbabazi ko ibyangaragayeho bitazongera ukundi. Mbasabye imbabazi nciye bugufi, nisubiyeho, ndashaka kubundi utandukanye n'uwo nahoze ndiwe. Aya ngaya ni amahirwe ya nyuma mbasabye rwose, nibyongera namwe muzafate umwanzuro wanyu. Mbaye mbashimiye mu gihe ngitegereje igisubizo cyanyu. Ndayishimiye Rigani. Iyo ngiyo rero akaba ariyo baruwa yandikiye Cleophas Barora, umuyobozi mukuru wa RBA. So nugutegeza tukareba rero niba bari buze kuhamugumisha. Gusa birimo kuvuga yuko Isheja Sandrine akomeje kugenda amukingira ikibaba kugira ngo ataza kuba yakirukanwa. Kugeza ubu ngubu rero kuba Rugaju akiri gukorera kuri RBA byose ni ukubera Isheja Sandrine Butera Isheja Sandrine wungirije
Cleophas Barore. Nguko rero uko byifashe kugeza amagingo aya ngaya. Iyi ngiyi iracyari Kigali Broadcast, reka twizere yuko ukomeje kugenda ugira ibihe byiza, reka twibutse gukanda subscribe kuri yuko n'andi makuru yerekeye kuri kwiyirukanwa rya Rugaju Regan nahangaha tuzajya tugenda tuyahanyuza. Nguko uko byifashe. Iyi ngiyi iracyari Kigali Broadcast, kanda subscribe kandi like kuri video, wibuke no gusiga utanze igitekerezo cyawe muri commentaire, wibuke no gukanda share kugira ngo amakuru abagezweho nk'aya ngaya azajya agera ku baturarwanda bose. Njyewe numvaga kuri izi mic, reka turaza kugaruka mu kanya mu makuru araba